Ndagusuhujeho nkurikiye kuri Rama Family nguhaye ikaze nkwifurije ibyiza byose bitangwa n'Umuremyi kandi nkwifurije kugira ubuzima buzira umuze. Uyu munsi nje kongera kukwibutsa ko gushyira umwana ku ibere neza ari ingenzi cyane. Ni ingenzi rwose kuko uko umwana akurura ibere kenshi burya ni nako umubiri wawe urushaho gukora amashereka. Nibyo narabibabwiye ko konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka ari ingenzi. Ni ukuri isaha ya mbere umwana wese nta bindi bibazo byabaye yakabaye yabashije gukora ku ibere rya nyina yatangiye konka. Gutamika umwana ibere neza bituma imoko zitazaho udusebe. Birumvikana bantu mujye murwara amabere ku moko ni ikibazo akenshi cy'uko umwana aba atamira ibere nabi. Konsa ntibyakagombye ubundi kubabaza. Niba wonsa ukababara gisha inama uko watamika umwana ibere neza, ariko nanjye ndi hano kugira ngo mbikwereke mbigusobanurire kugira ngo ubanze ubigerageze urebe ko kuba wonsa ukababara atari ikibazo cy'uko umwana wawe atamira ibere nabi. Reka nkwereke ibimenyetso bine byerekana ko umwana atamiye ibere neza. Icya mbere, umwana aba afunguye umunwa bihagije pe. Icya kabiri, ikiziga cy'ibere kiba kigaragara hejuru y'umunwa w'umwana kurusha munsi yawo. Icya gatatu, umunwa wo hasi n'uwo hejuru w'umwana uba ugaruka hanze, utinjiyemo imbere ahubwo ugaruka hanze nyine ku muntu yasamye, umwana yasamye neza iminwa ihita isohoka hanze. Noneho ikindi kimenyetso cya kane ko umwana wawe atamiye ibere neza ni uko akananwa k'umwana kagomba gukora ku ibere igihe umwana ari konka. Ibyo nkubwiye byari bigaragaza ko umwana wawe atamiye ibere neza, ariko noneho hari n'ibigomba kugaragaza ko umwana wawe ari gukurura amashereka neza. Umwana akurura amashereka menshi yitonze agacishamo akaruhuka. Ibyo bihita bigaragara ko umwana ari gukurura amashereka neza. Ikindi, ubona cyangwa se wumva umwana amira amashereka nyuma yo gukurura nk'inshuro enye cyangwa eshanu. Burya amashereka aba ari kuyakurura neza. Iyo umwana akurura amashereka bitera akanyamuneza kandi ntibibabaza. Ikindi, iyo umwana arangije konka arekura ibere kandi ukabona neza ko anezerewe rwose. Iyo urangije rero konsa wumvira ibere ritakiremereye ugereranije na mbere umwana ataratangira konka. Konsa neza bituma uhembera amashereka ahagije umwana. Iyo umwana amaze kurekura ibere rimwe hita umuha irindi. Kubera iki? Ibi bizatuma amashereka aza ahagije mu mabere yombi kandi umwana abona intungamubiri zinyuranye, kubera ko nababwiye ko amashereka abanza ni amashereka yuzuyemo amazi amara inyota, noneho aya nyuma ni amashereka atera imbaraga yo gutunga umwana, aba arimo ibinyamavuta n'intungamubiri zinyuranye. Umubyeyi uri konsa agomba kuba atekanye, iryo ni ihame. Agomba kuba adafite ibindi bimuhuza, agomba kuba adafite ibindi bintu arangariyemo. Igihe uri konsa, wa mubyeyi we, reba umwana wawe mu maso, ni ingenzi. Kandi gusekera umwana, kumuvugisha cyangwa kumuririmbira cyangwa se kumuganiriza ukamureba mu maso ukamwitaho, ibyo nzakomeza kubisubiramo kenshi igihe cyose nzavuga ibintu bijyanye no konsa, kubera ko umwana burya ashobora kukureba mu maso kandi burya ashobora no kumva ijwi ryawe. Mwiteho rero, wirangarira ibindi kandi wikumva ko ugomba kumwonsa mutari kurebana. Ngibyo ibyo nari naguteguriye kandi nizere ko wowe unkurikiye, waba umugabo waba umugore, iki kiganiro uzakimera umuntu wese wonsa ndetse n'umuntu utwite
kuko aba yitegura konsa. Umunsi mwiza. Ndagushimiye kuba warakoze subscribe, uri umuterankunga mwiza. Imana iguhe umugisha.